Yes, reka nongere mbasuhuze bakunzi baruhuka Empire News ndabasuje kandi bahaye ikaze. Ikaze muri aya masaha rero tuje kubagezaho amakuru akomeye y'ibiri kubera kuri tere y'imirwano hano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwato bw'intambara bwa M23 bwamaze kuba bumanuka cyangwa se reka nongere mbabwire ngo inyeshyamba z'umutwa M23 zimanukanye ubwato bw'intambara butarabona cyangwa se butarabaho, ubwato bukomeye cyane, ubwato butaragaragara ngaha muri Afrika bw'intambara kuri tere y'imirwano byakomeye cyane. Amakuru ari kuvuga ko abari kubona mu bwato cyangwa se muri za Tanganyika ngo bari kubona wagira ngo ni imirabyo irimo kugenda itambuka. Bana natwe muri aya makuru umenye byose muri rusange. Ariko kandi ku ruhande rwa Kinshasa narwo nabo nubwo bahahamutse bagahamurwa n'ibyo bamaze kubona mu kanya gato cyane, ariko nabo bahise bakora ku bifaru bari bamanuye bahita baza kubigengwa, bahita babirebesha mu kiyaga cya Tanganyika, ndetse naho umutwe w'inyeshyamba M23 uri guturuka kugira ngo bakibona ubwo bwato bahita bawurekura amamisire. Amakuru avuga ko ngo badashaka ko babona ko cyangwa se badashaka ko M23 yisuganya ngo umunota uwo ari wo wose muri rusange. Aya makuru ni mubana natwe kugira ngo mwiyumvire ibigiye kuba ahangaha muri Uvira, Goma, Walikare ndetse we na Bujumbura. Na makuru akomeye cyane nje kubagezaho muri iki gicamunsi. Ni ya minota yacu mike cyane, ni nkuko nabibasezeranyije, ni iminota mike cyane mureba mukarangiza kugira ngo ibintu birusheho kugenda bigenda neza muri rusange. Mbahaye ikaze mu buryo mwe cyangwa ubundi. Amakuru yihuse cyane ariko tugeraho kandi aratubwira ko Kinshasa ibintu byakomeje kuba akaduruvayo cyangwa se uruvunganzoka nyuma mu by'ukuri yasaga cyangwa se yakudeta yawushijwe Antoine Felix Tshisekedi Christi wacu Songesa warumuze neza. Ndaje no nombaye operation yabyo neza, namaze kuba nyimanuka na 5-5. Murabizi neza cyane ko ngewe ndi nyirabyo bitaramba mpari bino ko mpari imbere ku nkuru rugamba hose rero mba ndiyo ni nyirabyo nyine. We wandika muri comment ngo nyirabyo yamanutse, nta kindi gihe nifuza kubita imitima muri comment unandike ngo nyirabyo yaje. Ikindi nimba utarabana natwe kora subscribe, nimba utarayikora cyangwa se mu rurimi rw'igifaransa handitse s'abonner ukoreho gusa kugira ngo ko duteretse inkuru ujyubana natwe gatanu kuri kagezi kako. Twigusa cyane rero nkuko rero muragira mbibabwira munyemere mwe natwe kuko turaza kwikubita mu bice byose bigiye bitandukanye bigize urugamba. Ndababwira ko Uganda yamaze kuba itegeka direct cyangwa se immediately nkuko babivuze bagahise bafungura imipaka ya mu bice M23 igenzura bikora kuri Uganda. Boda zose bamaze kuba bazifungura, yaba ari umupaka wa Bunagana n'umupaka wa Ishasha yose yamaze kuba ifungurwa. Ibirori ni byinshi cyane, tukibaza ngo ibi biraza kushya bishyira hehe. Turagaruka mu rugamba hose turajya mu gihugu cy'u Burundi mumenye ngo bihagaze bite ko naho ibintu byamaze kuba bihindura isura. Turagaruka Uvira indani mu mirwano aho iri kwibanda, nicyo kinzanye muri zino update z'aya masaha. Bahaye ikaze mwebwe muri muce byo bitandukanye, abari mu majyepfo, amajyaruguru, Iburasirazuba, abari muri Afrika, abari urengera bwaryo ndetse we n'abari gota amasimbi, mwese mbahaye ikaze kuri gicamunsi ku itariki 10 z'ukwezi kwa 7 2025 n'amakuru agezweho muri aya masaha. Yego mbahaye ikaze bana natwe, nimba utaraba muri groupe yacu twandikire kuri 0788089987 ubundi urushaho kugenda ubana natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu makuru yacu yihuse rero aratubwira iki? Munyemerere amakuru yacu tuyahere ahangaha ku mato umutwe w'inyeshyamba wa M23 wamaze kuba umanura. Abenshi babonaga M23 yituriye, turi kumva itega mambushi nkuko twagiye tubiganira mu gitondo mukumva ngo yateza mbushi mu gitondo. Murabizi ko arantu ya M23 bayiteza mbushi, abazarendo bayiteza mbushi, ariko kandi nayo ikaza gutega mbushi abacancuro bari bamanutse za Gatogota bagiye kwisiba ngo bayigabeho igitero. Murabizi abacancuro bari gufata udukayi twabo, bagafata udukayi bakagenda bandika amamapu mu bice byose bigiye bitandukanye, babashushanyiriza bababwira ati muramanuka ahangaha za Gatogota muve Gatogota ipfa gato cyane mu misozi hari, ati niho ibirindiro bya M23 biri, ati murete mubahagarara hejuru nimurangiza mubarekureho imisile zanyu, ati ariko byibuze mu birometero byibuze bigera kuri 3 nzi neza ko imbunda zanyu ziribuze kuba zigerayo. Agaho rero bakagenda mu byukuri kumbi ntibamenye ko ubutasi bwa M23 ndetse we na teknolojiya yabo niyite teknolojiya mu byukuri yamaze kuba ikabuta amajwi yabo, ndetse bakaba bamonitorinze ibyombo byabo.
amakuru avuga ko izasalambwe ziri kumonitaringa ibyombo by'abacancuro ndetse bakagerageza kumva bakanamonitaringa ibya FDNB ndetse ikosa bari gukora munyemerere simenya amabanga nubwo mukunda kubivuga ariko nagira ngo mbabwire amwe muri tekinike cyangwa se mu mayere izasalambwe ziri kugenda zikoresha muri uru rugamba kugira ngo nurusheho kugenda neza 5-5. Amakuru ari kuvuga ko bari kumonitaringa ibyombo by'abazarendo cyangwa se bakamonitaringa ibyombo bya FDNB aho rero M23 iri kubera kasamutwe aho izasalambwe ziri kubera kasamutwe nyuma ko bazipangiye bakazipangira aho bagiye kuzikubitira ahareba inzego ivumbi rigatumuka nazo rero zabonye ko zitari buze kwihangana nta kindi zakoze zize tekinike yo kurundi rwego yo kumonitaringa ni tuvuze kumonitaringa no kumviriza ibyombo cyangga se radio zaduye bahanganye noneho mukumviriza ibyo byombo cyangwa se zo radio zaduye bahanganye nta kindi biri gutuma ibyo byose bibaho cyangwa se uburyo bari kubikoramo bari kubimonitaringa kugira ngo bamenye ese abacancuro bari gupanga iyihe migambi kumbi ni nayo mpamvu abangaba bamanutse za Katogota bagiye gusiranga umutwe nyeshyamba wa M23 kumbi izasalambwe nta kindi ziri gukora ziri guhita zimenya amakuru abyitwa ko bagiye kumanuka ngo babarase ivumbi ritumuke bakisanga babimenye cyakoze izi ambush M23 iri kubatega nta nimwe irahitana abacancuro nabo ni babi biragoye cyane urumva bari cyari kubigaho kare nibwo nababwiraga nti ukuntu abayobozi b'imipira bigana uburyo bigana navuga ko ariko bana abagabo nabo bari kwigana urumva ko nimba bari gutega mbushi ntibayigwemo se urumva batari ku rundi rwego nimba mbushi batari kwigwamo ariko byeze bakagereza gusubira inyuma bose urumva batari ku rundi rwego ariko ntacyo urumva ko izasalambwe ziri kwigerageza kumonitaringa ibyombo bya FDNB murabizi ko abacancuro bari bapanze bagenda bonyine ariko nyuma yuko batwikiwe ikoranabuhanga ryabo ndetse n'abandi bagakomereka amakuru ahari aratubwira ko bahise bafata FDNB bakaba bari kugendana nkeya zizi bice n'abandi bari kujyana kuri front line bari kuyobora aba bacancuro b'abanya Colombia kugira ngo babereke aho biri kubera aho ibirindiro bya bahanganye biherereye kugira ngo baraseho mu byukuri babagabeho igitero karabutaka karundura ibyo byose rero M23 nyuma yo kubyumviriza no kumenya ibyavuye mu nama kuko yohereje abatasi bayo ibaze kohereza abatasi mu nama abacancuro bakoze ukwayo na FDNB nyine ba General Masunzu na ba General Prime Niyongabo na ba Jean Pierre Bemba n'abandi bayobozi murabizi ko ejo ndi bakoze inama naho M23 kohereza y'umuntu ikohereza undi mu bacancuro umugabo bita Colonel Nzenze niwe uhagarariye ubutasi bwa M23 muri iyi minsi abagabo bari ku rundi rwego kabisa wagira ngo sinyeshyamba ibyo byose rero ntabwo tuza kugira ngo tugaragaze izindi mbaraga mu buryo mwe cyangwa ubundi ahubwo turimo turagenda tugaragaza imikorere y'aba bagabo ukuntu barimo baragenda bigana ayo makuru barayamenye mu kuyamenya rero niyo babyaje umusaruro bisanga bari kugerageza ko ishoboka cyose kugira ngo batereke hasi umutwe nyeshyamba bagerageze gutereka hasi abacancuro mu buryo mwe cyangwa ubundi ayo niyo makuru dukomeje kugenda tumenya mu buryo mwe cyangwa ubundi cyangwa se niyo makuru akomeje kugenda amenyekana twihuse cyane rero kugira ngo mu byukuri mwumve ukuntu ibintu bihagaze ku rundi rwego amakuru atubwira ko bakimara kumenya ayo makuru bagerageje kumonitaringa ibyombo byabo kugira ngo bajye bamenya ngo ese baratererwa hehe niko rero bari kujya gutera bakisanga M23 yamaze gufungura ambush ni nk'ingona yasamye yongera kubikaho ngaye nguko niko bigeze gusa ibyo byose bikaba byamaze gutera ubwoba abacancuro nabo bakaba bari kugenda bikandagira ntibagifite ya mashagaga yabo nyine yandi bari bafite ntago bakiyafite rero umva ko bafite ubwoba bwinshi cyane ibyo rero byabateye ubwoba bikaba biri gutuma sasa noneho rero bagerageza guca bugufi ariko bakaba bahinduye indi strategy nyuma ko ariko ibi ndi kuvuga nta nubwo baramenya ko M23 yamonitarinze ibyombo byabo ahubwo bana amakuru yanjye ni kuri ndani kwa ndani najya ngomba babwira uburyo muri gukubitwamo mwebwe najya ngomba babwira uburyo muri gukubitwamo M23 irimo na monitoring ibyombo byanyu mwebwe irimo na monitoring ibyombo byanyu niyo mpamvu muri kumanuka mukisanga muri ambush ikomeye cyane tuvuye muri ibyo rero tuvuye muri ibyo ariko tukajya mu nkuru isa niyo ngiyo munyemerere mbabwire uburyo rero mu kanya gato cyane menya makuru ko M23 yamanuye amato y'intambara gari kugera nk'umurabyo ngamato y'intambara muri za Tanganyika ngo yandi magambo
umutwe nyeshyamba wamaze gusa nkaho ubona ko n'uri ntande mahitamo. Ndavuga ati twiyemeje urugamba nimba bazanye intwaro natwe twereke izo dimwe muzo dufite. Ubundi kigaragara cyo uyu mutwe nyeshyamba M23 uburyo urwanamo warwanaga uhisha ibikoresho, ukarwana uhisha ubwirinzi bwabo, ukarwana uhisha imbaraga zabo. Ariko haraho ari nkaho byageze bakaba batangiye kugaragaza imbaraga zabo. Nimba bagaragaje amato y'intambara, ejo bundi bakaba baragaragaje drone, ibi ni ibindi bintu biri ku rundi rwego. Ibyo bisobanura iki cyangwa bivuze iki rero? Ibyo nta kintu kidasanzwe bivuze. No kungubu tuvugana ibintu byamaze kuba ibintu byamaze gusa nkaho bihinduka, bagumanuye amato y'intambara mu rugamba. Neza abacancuro babibonye baratitira bariruka. Ngo umucancuro yabonye ibyo gikoresho noneho nawe ahita abona ko wa umuntu utarumukira umutwe nyeshyamba nkuko naye babwiraga muri sitambutse. Ngo udutsintsino ni ku mukandara kabisa aho mu rukenyerero. Ari cyo bita kuvuga ngo nukwiruka ivumbire gato. Abagabo bakinnye igitsi, abagabo bakinnye kata yanyima. Ubundi bavuga ko kata yanyima ibisigaye ari ukwiruka gukiza amagara. Ngayamagara aterewe hejuru wese asamaye. Cyangwa bakavuga ati ngaho gupfa none nta pejo. Ubwo rero umucancuro nawe yavuze ati aho gupfa none nta pejo kuko amato y'intambara nimbaje biragaragara ko intambara igiye kuba ariyo mu kiyaga. Kandi nababwiye ko amakuru avuga ko aya mato aje kugira ngo arwane agerageze gukatinga umuhanda wa Fizi. Gukatinga umuhanda wa Fizi rero mara gukatinga muhanda urugamba ruraza gusa nka rurangiye. Kandi murabizi ko M23 nicyo kintu cya mbere irwanisha. Niyo kintu cya mbere bese irabanza igashaka ibice biri gutuma hazamo umusada, ikabikatinga ikabifunga. Yamara kubifunga rero bamwe bagahera hakurya bakamenya ngo noneho sasa iki gice cyera hakurya turarwana gute nacyo. Bese bakakigenera urugamba, bakakigenera imisada, bakakigenera urugamba rwabyo. Mbese bakamenya uburyo noneho bakubita hirya no hino nta muntu ugaragaje kujya gute kwitambika. Uko niko rero biri kugenda muri access zose zigiye zitandukanye. Amakuru avuga ko rero izasaramwe gahunda zigiye gukatinga umuhanda, uri umuhanda niba mara kukatinga harahita hasigara urugamba rwo mu mazi. Urugamba rwo mu mazi uko byasa kose abacancuro nabo ntibazi yaho. Harimo abamarine bagomba kurwanira mu mazi. FDN nazo harimo izigomba kurwanira mu mazi. Ubwo rero birumvikana ko ntandi mahitamo ahari. Ubwo urugamba rushobora kuba rugiye kurwa mu mazi n'urwo ku butaka. Yumvira ko yagiye kuba akantu. Yumvira ko ashobora kuba agiye kuba akantu mw'abantu. Yumvira ashobora kuba agiye kuba akantu gakomeye cyane. Gusa nuko rero amato muri rusange ahagaze no kurugamba rwo mu mazi rwagati rugiye kuba ruhagaze. Icyo twe tubuze kugenda turebaho turareba hamwe muri rusange. Ese hagati ya FDNB ziranga muri Uvira rwagati amakuru avuga ko ngo FDLR zambariye urugamba bahise bazihamagara zindi zari zimaze iminsi muri Ruyigi zaje. Hanyuma ari Isukoyi yamaze kugira Isukoyi karabutaka yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ngiyo rero kabarije gushyira hasi kumaraho burundu ngo umutwe nyeshyamba M23 uherereye hangaha muri Uvira. Isukoyi yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Sukoyi yamaze kujya mu gihugu cy'u Burundi. Iyi Sukoyi rero n'ubundi kaba amakuru avuga ko yaturutse za Kinshasa. Isese bahora na Sukoyi bazikore bano bagabo. Kwazi koza zashize kuba Bujumbura hagiye guturuka hari na drone mu gitondo yari yaturutse iri kuzenguruka iri kujya ndetse inikoza za Tanganyika hariya ikana nayiharenga ikajya za Minembwe haraza hafize izenguruka igahita igaruka ikajya kuzenguruka hafi n'ikirere cya M23 iri gutanga amafoto inafotora ibirindiro bya M23. Iyo drone ngo yarive mu gihugu cy'u Burundi. Kandi mu gihugu cy'u Burundi hagomba no kuvayo ibifaru birahari byateguwe bigiye kuza mu rugamba. Maniema hagomba kuvayo Sukoyi. Uvira rwagati hagomba kuguruka drone ndetse n'Ikisangani hagaguruka Sukoyi cyangwa se drone. Aba bose ngo bakaza gutangira kurasa Fizi, Minembwe, Fizi, Minembwe, reka mbabwira ahantu bagiye kuza kurasa. Mwicare mubizi. Bagiye kuza kurasa Fizi, Karemio ntago bari birase kuko irimo abantu bayo. Fizi irimo abantu bayo ariko nabo baraza kurasa aho ndavuga leta ya Kinshasa aho iri buze kurasa zino ndege.
zirarasa Fizi aho abantu bayo batari, zirasa abaturage b'Abanyamurenge bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, barasa na M23 twirwaneho. Barase Rugezi naho barasa mu baturage no mu ngo batwika, na twirwaneho na M23 ahiza kubiherereye. Barase Katobo barasa mu baturage, ubwo niyo plani, ndetse amakuru nk'abanyakuyehe kwa General Gasita ndetse no kwa Paruku no kwa ni Paruku ni Foka Mike no kwa Foka Mike. Niyo makuru nkuyeyo, kuko ngo umuntu wumvirije telefone yabo niko yambwiye, yahise ambwira plan ihari. Foka Mike na General Gasita bavuze bavuze ukuntu bari buze kurasa abaturage bo muri Sud Kivu, ndetse n'uburyo urugamba barupanze. Bavuze ko izi ndege ziribuze guhaguruka aho zitari buze kurasa ni muri Karemi, kuko Karemi haracyari kurundwa ingabo zijya muri ibi bice n'ubundi ndi kuvuga. Karemi ingabo ziri kujya muri ibi bice ndi kuvuga, ziri kujya muri Fizi, ziva Karemi zijya Fizi, ariko hari aho babwiye ngo bagomba kujya naho batagomba kurenga kuko indege ziribuze kurasayo. Naha ngaha Rugezi naho hari agace bari bujyemo, ari naho batari bujyemo indege iribuze kwirasira. Katobo nuko barajya mu gice kimwe ahandi haraswe. Kidote barajya mu gice kimwe ahandi haraswe, ndetse na Ruvunge naho hari urugamba barajya mu gice kimwe ahandi naho haraswe muri rusange. Ngaye nguko hanyuma rero iribuze guhaguruka Uvira, drone iza guhaguruka Uvira ikoreshejwe n'abacancuro, sinimwe zo ngo ni nyinshi, ziraza kuza kurasa ahangaha muri Rusizi, Gatogota ndetse na Minembwe. Yo iraza kujabuka Minembwe no muri Fizi naho ngo iraza kugerayo mu gihe iza kuba iri gutanga umusada. Muri kubyumva, muri kumva ukuntu plan zapanzwe, ukuntu urugamba ruhagaze, uko ruza kuba rugenda. Ni na mpamvu rero M23 nayo yahagurukije amato ndetse n'imodoka z'intambara, ngo amakuru akavuga ko ngo yazanye za ntwaro yakoreshaga yakoreshaga cyangwa se yafashe mu mujyi wa Goma. Yafashe mu mujyi wa Goma. Ibyo byose rero bikaba bihagaze bityo muri rusange, nguko uko urugamba rugiye kuba ruhagaze muri ibyo bice. Ibifaro byo byamaze kuba bitegurwa. Urugamba FDNB ndetse na Wazalendo zatangiye akazi mu gihe General Neva yavuze ati uko byasa kose ubungubu urugamba twarwinjiyemo. Yahamagaye Kinshasa bibura uko bigenda, n'undi mugenzi we ari mu mazi abira muri kudeta yapfubye ndigiye kugaruka mu kanya, kuko operation yenda yizanye, ariko ntago byoroheye Neva, kuko ngo Bujumbura nibareba nabi irava mu nzira, kuko Bujumbura urumva urugamba ntago rusiga Bujumbura, kandi nkuko tubizi inyeshyamba ntago zigeze zisubira inyuma nta nyuma zijya imbere. Rero bazana abacancuro uko byagenda kose urugamba rugiye kora mu byo Uvira, kandi benshi koko niramuka wenda ibapushije ikabarusha imbaraga irabasunikira muri Bujumbura, kubera ko nta ahandi ni muri Tanganyika, kandi bashobora guhita bakatinga uyu muhanda wa za Fizi cyangwa se ujabuka udatanga umusada mu hano hagati rwagati. Ibintu rero bikahita bihindukana abari ku rugamba. Twihuse cyane munyemembere ko twanzika ngo tusimbuke tujye hakurya maze ngiye gato cyane Kinshasa bamwita General Christian wacu wese ngesa yaramaze imgihe ari umugabo mukuru w'igisirikare cya FRDC cyarite kuri leta ya Kinshasa. Uyu mugabo nyuma y'uko rero abonye ko igihugu bari kukijyana mu kangaratete, kandi no mugabo akaba yarakoranye na Joseph Kabila Kabande. Abenshi bavuga ko uyu mugabo yashatse kurashisha sebuja we Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, ngo mu byukuri ngo kandi ngo yashaka kumutera kudeta atakiriho yapfuye ngo ikiba kikaba. Bikavuga ko rero bamwe mu ofisiye bakomakomeye bo bamaze guhita bafungwa, bakoranaga bya hafi n'uyu mugabo, ndetse n'abandi babiri kimwe bagerageje cyangwa se bari bapanze diri gapfa. Hakugora panga diri ya kudeta koko ntipange neza kagufubana kwe, ubwo se ubuzi kuri wowe koko ko bitwa nuko wakora diri irenze washaka gakora n'ikintu kidasanzwe. Urategura diru yo gutera kudeta Gisekedi ukamuhisha, urumva yaguho buhoro unonoka yitegura no mu gihugu unari hafi aho ngaho. Gusa benshi bavuga ko ngo uyu Christian wacu wese ngesa yabakoranye na Joseph Kabila Kabange na Kone Nanga ndetse n'abandi. Bakavuga ko ngo uyu mugabo rero ngo yaba ari yagambanye cyangwa se yaba yaranagambanye na mbere, ngo kugira ngo iyo cyumva ibintu ibirego batangiye kumushinja, bakavuga ko ngo uno mugabo yaba yanagambanye
bakavuga ko no mugabo rero ngo yaba yanagambanye. Ubu bugambanyi rero biri kuvuga ko ashobora kuba yakoze uyu mugabo ubu bugambanyi biri kuvuga ko yaba yakoze, bivuga ko yaba yaranabukoze ngo mu gihe urugamba rwari rurimbanyije. Bivuga ko ngo yaba yaranabukoze mu gihe urugamba rwari rurimbanyije, bikaza kurangira uyu mugabo ivumbi rigize gute rimutumukanye. Amakuru avuga ko nta makuru twe turi kwikura ku misozi hakurya yongeye mu bamotari, avuga ko ngo n'umugabo yari yapanze kumurasa bya nyabyo, ariko atari umurashe, akoresheje umurinzi we wa hafi. Rero amakuru akavuga ko umurinzi we wa hafi atageze anagaragara ko ari muri iyo diru, kuko yanyirizina uwumvishe Kisekedi nawe afite ubutasi, asigaye afite ubutasi burenze. Umuntu watanze amakuru n'umuntu wumvishe bari gupanga iyo diru akabavamo, diru akaba yayangije. Bari bamwirengeje kabisa. Kisekedi bari bamurangije kweri. Ariko n'ubundi ko byasa kose mbibutse ko burya Christian Chesongesa na Jean Pierre Bemba bashobora kumanukira icyarimwe, kubera ko bose babamanuriye hasi byitwa ko ngo bari kubahungisha, kuko bose baravukana, bavuka mu ntara imwe, bose baturuka iriya za Kisekedi, Christian Chesongesa n'abandi ba Sylvain Ikenge n'abandi nabo ngo bavukana aha mu ntara imwe. Munyibutse niyihe, munyibutse intara bavukamo, muri Katanga, ni Katanga, niba ari Katanga muze kunyibutsa, ariko nzi ko ari muri ibyo bice nyine bavuka hamwe tu. Katanga sugo yaba ari muri Katanga, sinzi gusa bavuka hamwe, n'impamvu yabazamuraga mu ntera, kandi si wowe wiyemeraga ngo yari yamuha amapeta yose ngabaho ngo yari yaramuhaye. Ariko kwizera umwana w'umuntu, dukora amakosa yo kwizera kabisa, dukora amakosa pe ku rwego rukomeye. Reba ukuntu Christian Chesongesa yagiye hari akikomanga mu gatuza ati ngewe, ati yampaye ipeta yose abaho mu gisirikare yari yampaye, ati ntacyo mushinja, ati yampaye icyubahiro kidasanzwe, ariko birangiye wari umubiranduye, noneho ashyizemo n'isasu. Abana niki tuzakora kugira ngo unezeze umuntu? Niki wakora kugira ngo umuntu akwizere basi? Niki wakora kugira ngo basi byuze umuntu? Ngaye gukora uko bimeze rero, ibyo ngibyo nuko bimeze. Gusa tukiraho mnyemere twigarukira gusa Kinshasa nyine hari urugamba, hariyo ifungwa ry'abantu benshi, ry'abajenerali, ry'abaofisiye benshi bari muri icyo gikorwa, ariko ntibirarangira. Uyu mugabo avuga ko banamuhishe Kisekedi, amakuru avuga ko yahishwe, tutaramenya ibyo ari byo. Tugarutse muri Doha Katari, ntago haramenyekana ikiriyo, gusa amakuru avuga ko Leta z'Ubumwe za Amerika ngo yaba yahise yivanga mu biganiro by'Doha muri Katari, yaba yivanze mu biganiro by'Doha, ariko mu kwivanga ngo bikaba byahise bihindura isura ibya Katari, nyuma y'uko Leta z'Ubumwe za Amerika ijoininzemo ndetse ikaba yagize ikikoramo. Gusa mu kugaruka kwacu tuza kubabwira niki Leta z'Ubumwe za Amerika ikoze muri bino biganiro by'Doha muri Katari. Hanyuma amakuru yacu turagaruka tubabwira amakuru ari kubera y'ibikorera Warikare na Pinga yamaze kuba izengurukwa n'umutwe w'inyeshyamba M23. Turagaruka mu gihugu cy'u Burundi mu makuru atataha, turebera hamwe ibiri kuhavugwa n'ibiri kuberayo. Ngaye nk'uko rero reka nabashimire abako zino za update twari tuzanye muri aya masaha, tuzikora dusubira mu kwacu ataha. Bye bye.